Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakoresha megabyte z'ubuntu yaba ari kuri simukadi ya MTN na Airtel. Ndagusabye ngo urebe iyi video mpaka uyirangije, kandi ndakwibutsa uze gukanda like n'ukunda iyi video, ikindi wibuke na subscribe. Niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu, umenye ko bino bintu utazabishobora. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Uze muri Play Store, uzufungure Play Store. Narababwiye ngo nzajya ndabaha video ntoya zirukanka ku buryo ku rwego rwo hejuru namwe mukajya musobanukirwa mukavuga ati cyakoze. Iyi application ngiye kuberekana bazaniye kuri uyu munsi itanga mega z'ubuntu kuri Airtel, MTN, ukaba wabona megabyte z'ubuntu. Uzahita uza hano muri search, numara kuza muri search uze hano ngaha hejuru. Iyo application ikora kuri Airtel, ikora kuri MTN, ni VPN ikora ahantu hose. Uzaza wiyandikiremo BidNet VPN. Ambo iyi application wa muntu nakubwiza ukuri yuko ni application nkoresha amanywa na nijoro, ni application ikora ku rwego rwo hejuru. Tuzaza dukusearchinge BidNet VPN, hazaza ama application menshi nkuko uri kubibona. Rero usearchinze gutyo utabizi ushobora kuza ugahitamo application itari hazaza BidNet VPN, hazaba hameze gutyo, uzaza uhitemo iyi ya mbere. Iyi ngiyi yitwa BidNet VPN. Ambo iyi bita BidNet VPN ikora kuri MTN, Airtel, ukaba washaringa n'inshuti zawe. Niba ushaka video yuko washaringa inshuti zawe, uze kumbwira nayo nzayigukorera. Ambo urabona yuko ari application iba connected kuri BidNet VPN. Urabona ko ari application iba connected. Ngiye ndibuze kukwereka uburyo ire buze kuba connected. Ambo ikintu uzakora rero, ikindi wamenya kuri application mbere yuko uyidownloadinga, rero waza ukarebamo hano hejuru. Urabona yuko yagize views 60. aha kuyidownloadinga na application udownloadinga mu gihe waba ufite mega nkeya. Aha ngaha wemeye kuyidownloadinga, uyidownloadinga ufite megabyte 35. uri kumva ko ari megabyte nkeya. Aha ngaha uri kubona ko ya downloadinzwe na miliyoni 10 z'abantu bayisize muri telefone yabo. Ikindi wayimenyaho noneho, iyo ushaka kwimenyaho amakuru byihariye, umanukaho gato. Reka tumanukeho gato turebe. Uraza ukamanukaho gato gutya, ukahita uza ukajya kuri bano bateye comment, ukaza ukaba wasoma. Noneho reka tube twasoma aya makuru banditsemo. Ese niyo? Reka twumve uyu nguyu ukuntu yanditse. Uyu bita Simon yaranditse ngo iyi application ngo ni VPN iri high cyane, itanga megabyte nyinshi. Aha ngaha bandi yavuze uko uyisharinga kandi ukayiconnecta kuri bagenzi bawe igihe ishakiye. Iyo ushatse urayihagarika cyangwa ukayikoresha buri mwanya wose. Ibi ni byo Simon yanditse kuri application. Twebwe tuzaza tuyidownloading, tuzaza tuyikorere downloaded. Iyi application ni application yizewe, ikora neza. Urabona yuko aha ngaha, urabona aha nibyo bari kwamamaza uburyo ibiforomye itari abastart. Aha bari kubyamamaza uburyo bimeze. Rero twebwe ikintu tuzakora, tuzayireka ibanze downloading. Iyi application ni application nyinshi. Iyo utayisobanukiwe uramanuka ukinjiramo muri comment, ugatangira ugasoma mbere yo kudownloadinga application. Ngiye kubera nyine ibi byose nagiye mbibona yuko ibikora bya cyane, ndaza nkikandira yes, nkabaha feedback, nkaza nkabakubita akantu ka yes, nkabajomba ka yes, kuko iyi application iri hype, irarenze, irabikora bya danje. Ambo tuzategereza ya application yacu ibanze yistoring muri telefone yacu. Niba ufite simukadi ya Airtel utagira ikibazo, niba ufite simukadi ya MTN, niba ufite 4G, simukadi yose ufite biri buze gukunda. Ambo tuzaza dukande open. Ambo nitumara gukanda open, iyo umaze gukanda open, application ifunguka imeze gutya. Aha ngaha urahita ugakanda kuri OK igafunguka. Ambo urabona yuko application yacu ifungutse. Ambo iyo ifungutse rero uramanura ukaza ukareba mu masimukadi ukaza ukaba wakonegitaho internet ukoresha. Ambo niba ari Airtel ubireka gutya, iyo ari Airtel uba wabireka gutya, iyo ari Airtel ubireka gutya nk'ibisanzwe, ukaza ugakanda kuri kano kapo ukaba wakonegita. Twebwe si Airtel ni MTN. Icyo gukora uraza ugafungura hano data zawe, ukaza ukazishyiraho, ukaza ugafungura hano. Umaze gufungura amadata, hano ndi kubona bishaka kwishyira cyane. Uraza ugafungura data,
kano kaboro noneho ugahita ukanda hano handitse start, handitse start akaba ariho ukanda igatangira ikabara kuri kano kantu ka hano. Twebwe kubera ari MTN uzaza dushyiraho data, zacu uze ukande hano ngaha aka kaboro uzagafungura kuri MTN, uze ukanda hano ngaha kuri kano utusava yo hejuru kuri iyi network aha hejuru. Numara kuza gufungura hano ngaha hejuru uze ushake all country ya uzaza ushake all country mode 1 iyi ya hano ngaha. Iyo wakoresha all country app mode 2 aha byabyemeye ukaza ugashyiraho reka dushyiraho 1 gutya noneho hano hakabiri uri server auto server kuri kano kakabiri wituza ugashaka uraza ugakandaho gutya ugashaka auto server select random aha wabibonye aka kantu kagafungura. Niyo gafunguye wituza ugakanda start aha bahita batwemera ati connection request kuba nyine yatangira iyi VPN ikayitangira tukabyemeza yuko irahita itangira ugategereza yuko iri buze kwita itangira. Urabona yabaye connected, successful connected. Aha niko batubwiye successful connected. Nyine mesenye nk'ubu kanyikuraho batamamaje, reka nongere nyisubizeho turebe izigira gutya connected successful. Ubu byarangiye urabona ko yatangiye kubara. Iyi application ya VPN irakora ntago bajya baguhagarika ngaya masaha ukoresha mpaka phone yawe izi. Tuzahita tuza muri YouTube nk'ibisanzwe, uzaza muri YouTube nk'ibisanzwe urebe ko byakunda. Urabona ko kuri YouTube ubwabyo byahise bikunda rwose, kuri YouTube byahise bikunda, YouTube yacu byahise yizuminga byakunze. Aha uba wemerewe kureba amavideo, urabona ko ari ibintu byakunze rwose. Noneho uje kuri YouTube gutya uraza ukareba nyine ibyo ushaka, ikintu nyine uhita ukora hano ngaha ndakwibutsa channel yacu uyishyigikire ukanda subscribe. Urabona turi gukora research, tuzategereza ya rero uzaza ujye muri research nk'ibisanzwe uzu searching YouTube channel yacu rwose. Iyi YouTube channel nababwiye ngo ni y'ubwenge nkuko uri kubibona ni iyi yacu. Nurangiza kuyigeraho wayifunguye YouTube channel yacu gutya biri kwirodinga, urabona ko ari ibintu byakunze cyane rwose byakunze. Nurangiza uze uhita twihera subscribe, uze ukande subscribe udushyigikire wirebere izindi video hano ushaka. Ushatse waza ukaba watangira no kuba wakwandikira abantu kuri WhatsApp ugakora ibyo ushaka. Ndabashimiye kuri mwebwe mwarebye iyi video. Ciao duhurire muri video zikurikira. Urabona ko ari ibintu byakoze. Bashimiye ko mwanyumvishe. Ciao.